ariko umugoroba mukaba buryo mu mwabazyo arababwira ngo tujye hakurya yabagira twambuke Hoseri ngo barangize bafata ubwato kubaheze bakwataho ryato ariko kuri iyo nyanja konka hanyanjeje hari n'ubundi bwato ahubwo n'amato gakabagaruho n'iki kuri uyu musozi izuba turya hakavuka twohereze hano konka rahanga ariko hari n'ayandi makanisa hariho n'agandi matorero hariho n'agandi ariko yashabiye ngo tuze hano yicyo yikize ngo tuze hano yikize ngo tuyize yaje kugukiza Yesu yija ngo yaje kugutabara Yesu yija ngo yaje kukurwanira Yesu yija kurwanira kukumvira ibyanjye Yesu yaje kubyumvira Yesu yija ngo bimuhurire. Haleluya. Amen. Abarokore haleluya. Ngo bakimara kugera mu nyanja kubaheze ko mu nyanja Yesu ngo ajya inyuma. Yesu we yayegere nyuma ngafata piro yakwata ka piroke ngo araryama yabyamaho arisegura yayeshegura ngo arangije arasinzira yahereze hagwejejeroke amaze gusinzira yahereze kugwejejera ngo mu nyanja ibintu biracika mu nyanja ibintu byaceka mu nyanja habaho ikibazo mu nyanja habamo ikizubu ibibazo biravuka ibizubu byazarwa abantu batera induru abantu batera urwara abantu barasakuza abantu bayomba ibintu birayoba ibintu byashishikara ariko Yesu konka Yesu barasinziriye akabagwejegire bamaze kubona nta gisubizo kubahereze barahatavuga byanze bayegereza aho byayanga kwivusha byanze bagamba byayanga baragize begera Yesu kubahereze bamushyika hirya babwira ngo mwigisha bamugira ngo umwegeza ntabwo twitayeho konka tubyetireho uri kureba ko tugiye uri kureba ngo twaza gupfa aragize ngo akanguke kuyahereze yakanguka asanga inyanja irimo iribiri yashanga inyanja irimo asanga ineberabera indwara zateze mu bantu yashanga indwara zataye mu asanga bantu imizimu yateye abantu yashanga imizimu yataye mu asanga bantu tugitse abantu n'ibumvi bana yashanga uciyeka abantu abadayimoni batatura barwanyije yashanga dayimoni zarwanyije yagira ngo habeyireho ki Yesu irimo nabuza mu rugo Yesu irimo nabuza mu kayawe ariko nabuza amagara yawe ariko nabuza haka yawe ariko nabuza abana bawe arimo hariho ki hari umwana hariho ki reka yashyize hariho ki Yesu arimo arabaza Yesu ariho nabuza Yesu arimo arabaza Yesu ariho nabuza nyeganyezaho uwo muntu atengesaho mutahi wawe gwe mubwire ngo ikibazo umaranye iminsi umuhuyo mu cyote kizibe cy'amazire na kebero byinji Yesu yaje kukibaza Yesu yisha kukibuza kandi aragenda akimenya kandi nagenda kimanyira tuvuge ngo haleluya tugire ngo haleluya tuvuge ngo haleluya tugire ngo haleluya abari bari mu nyanja ababiri bari mu nyanja babwiye inyanja bakagambira inyanja barabwira ngo wa nyanja iwe nyanja we utatwita utatwita inyanja yanga kubumva inyanja yanga kubuhura bafata ibintu byabo bakwata ibintu byabo babaga mu nyanja babenago mu nyanja inyanja yanga kubuhura barasakuza batera urwari banga kubyumva inyanja yanga kubura bafata kuvugana nawe ninyenda kugamba hafi iminsi ohereza ibiro byinshi ufite indwara n'indwara uvuganya n'indwara ugamba n'indwara yaje kukumva indwara yangire kukumva yohereza ibiro byinshi uvuganya n'ubukene ugamba n'ubworo ubworo bwangire kubuhura konkeri yitaba kuvugana na Yesu kugamba Yesu yaza kura 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 Yesu yangire kura iza kurira Yesu tera Yesu munga kare amaze gukanguka kuyahereze kankaye uko yasimukire yababuza mukino kwikiriza ona mazima mukino kwikiriza muragira kwize ona mukino kwikiriza tumukagizire no kwikiriza nati yeganyeza ngo ngira mutengeze tokagizire kwikiriza ngo nonda kucera mutengeze toka mugambire tokagizire kwikiriza haza bari so muntu mwicaranye ngambire no gushitama nawe baze ngo na bintu wavuganye nabyo uhuze mazima utarebe wagambire nabyo bikanga kura biriho ukagamba nabyo byanga kura biriho babwiye bikanga kumva ibyo wagambire bikanga kura biriho cyayangire kurira biriho urusine biriho ubirahoranga uyu munsi rero erizoba mbwene ibyo bisanze kuku ibyo byayangire kura ibyo babwiye abaganga ibyo bagambira abashaho ibyo wagambira abashaho
bikanga kubahurira uyu munsi birumva Yesu. Iyo ndwara waragurize, iyo ndwara wivuje bikanga gukira, uyu munsi urumva Yesu. Uyu munsi urumva Yesu. Uyu munsi urumva Yesu. Uyu munsi urumva Yesu. Babwiye bikanga kumva, bifite amatwi yo kumva Yesu. Yesu abamera umugisha. Nari ndimo ndashimira Imana kandi ndimo ndabibwira, ndiyo nimbegambira amazina yanjye amazina ge banyita Pastor Emma Ndayambaje. Mwagahura Pastor Emma Ndayambaje. Ndi umugabo mukuru n'umushija mukuru w'umukureba aha. Hariho abantu benshi banzi, hariho abantu binji barakumanya, banzi ndi umugabo ndiyo mushija, ariko batarareba umudamu wanjye, konka batakarebera umukazi wanjye. Ariko uyu munsi umudamu wanjye ari hano. Konkeri izo umucyara wanjye aharo tukashitera no mu ngaro nshaka cyabakora kubi. Cyabakora kubi. Erizoba ngo umukazi warya cyabakora kubi, kashita umutere ingaro. Kamusabe ahagurukarire hano. Madamu wikirezubwa engaro. Turashimira Imana ubwo nutsima aho rahanga iduhaye kuboneka muri iki gihugu, kugira ngo turebekereho mu ihangere ryanyu rya Uganda, kandi tuje kubwiriza ubutumwa kandi ushiturestre no kuburira njiri enungi. Tuvuge ngo amen. Najyaga nza ndi umwe, ubwo mbere ni nyijandi ryomwe, ariko uyu munsi turi hamwe. Konkeri izoba ndanawa. Yesu amuhereza umugisha. Yesu amuha umugisha kubwo kunyemerera, ahabwo kunyikiriza nambohe, atantire mu cyome, nambuze gukorera Imana, atamburize gukorera rahanga, akanyemerera nkaza muri iki gihugu, akanyikiriza nkije mu ihangeri, nawe agasigara mu kindi gihugu, nawe agasigara mu ihangeri indi, kandi agasigara ku rugo, kandi akasigara umuka, akihangana agakora ibintu byose, akihangana byona akabikora, akaba umugabo, akaba umushija, akaba umugore, kandi akaba umukazi, byose akabikora, kandi byona akarebeka ngo yabikora. Nagaruka mu rugo nkizagaruka muka ngasanga nta cyapfuye, kashange kahatine kifiremo. Yesu aguha umugisha. Bwene Yesu akuha umugisha. Tuvuge ngo amen. Tugambe ngo amina. Twese tuvuge ngo haleluya. So rero ndashimira Imana. Rero bwe nizima aho rahanga najyaga mubwira ngo dufite umurimo ukomeye muri Uganda. Mbere ni mugambira ndikumugira ngo tuyineho muri mogugumiro mu ihanga rya Uganda. Mugira ngo dufite amakanisa menshi. Tuyine y'amakanisa menshi. Akagira ngo ndamubeshya. Agira tukonka nombiyo. Ariko akabyikiriza. Konka yikiriza. Tuvuge ngo amen. Amen. Hariho ubwo najyaga mva inaha, hariho bumbera nimba nindugaha kanyikiriza nkije mu ihangeri, genda tine nangwa agasigara mu ihangeri, kandi agasigara ku rugo, akayinyoherereza, akihangana agakora ibintu byose, akihangana byona akabikora, nataha nkagera mu rugo, urimo mutujya transport yamburira zizindikira akazusindikira, akansindikira transport yo kunyiha, kashange kahatine kifire, kashyikaho mu rukaza, Rwanda, tuvuge ngo asikayo kararayo kasande. Twese tuvuge ngo haleluya. Namubwira ngo kandi umurimo uracyakomeje. Najyaga mubwira ngo kongera agafata indi transport, agareka kwara no kwata nakanda kasinta nyongera atakuroha, akambwira kugira ngo ukorere Imana, agira tugendo ze korara ha bina y'amakanisa menshi, akagira ngo mwene Yesu akomeje tukonkanombiye, ariko akabyikiriza, akayikiriza. So rero turi hano, rero mwene turyaha kubw'impamvu z'umurimo w'Imana, ahabwe inshonga y'umurimo gwa rahanga, nta kindi kitubesheje hano, hari ikindi kitubisizeho tinge kitutira aha. Rero Yesu aguha umugisha. Rero mbwe nobwe Yesu akuha umugisha, nagira ngo mwanjirireho bano bantu, ubwe nanyenda ngo umworeka abantu aba nabo bakumenye, nabo bamanye, bamuzehe bakumenye, bambabazi bakumenye, aba bantu ni inshuti zanjye cyane. Abantu abana banywana banje munonga, hano harimo abandi bantu b'inshuti zanjye, hariho abandi bantu banywana banje munonga,
hari igihe umuntu agera mu gice hariho obwire bw'omuntu orukika kichweka akahasanga abantu benshi okashangaho abantu bingi ariko akagiramo inshuti konka hagiraho n'omunywani. so rero afitemo inshuti rero mwene obwe omukichweka eki nyinemu abanywani guhera kuri Mbabazi na papa we, kuruga hari Mbabazi na tata we, guhera kuri Apostle Alex, tushe hari Apostle Alex, garuka Evasi, tugarikuwa Evasi yesa guhereza umugisha, Evasi yesa komugisha. kandi kugira ngo ngere mu rutete, kandi okugira ngo ko musayiba kweta rutete, Evasi niwe yabaye umuhanda, Evasi niwe yabira akahanda, niwe yatireho rutindo rwo kwijo rutete. Evasi yesa guhereza umugisha, Evasi yesa komugisha kubwo kungeza muri iki gice, ahabo kumpyo mu kichweka eki, kandi uko nzakigiriramo umugisha, kandi okundagiremo umugisha nawe niko uzagira umugisha, niwe nuko ragira umugisha. Yesa guha umugisha, obwo yesa komugisha niwe wamuje na Dickson, niwe atamumanyise na Dickson. rero turashimira Imana, rero obwo nutsima rahanga hazaho barumuna ba Evasi, hazaho barumuna ba Evasi, Debora na Agnes, konka Agnes to kujunwa izina ryawe rikareka konyeba, Agnes mazima to bitamama ne byo kujunwa izina rikareka gumandiyeba. Yesu ashimwe cyane, Yesu asimwe munonga. nkare kandi bamvaburaho kandi bangira ngo izina Agnes ni izina rya Mazara, Mazara wanjye bamwita Agnes. haza injire shonga mwaji manyabo injine rumweba, simwagimanye shonge shonga mwaji manyabo injine rumweba. kare Yesu abahereza umugisha, Yesu abahereza umugisha. Yesu abaho umugisha. Uyu ni umunsi wa kabiri, erizoba n'urunako rwa kabiri dutangiye igiterane, tutandikira ruterana. Ndashimira Imana ni nsima ho rahanga ko tugeze ku munsi wa kabiri, ahabo kuba twahika harunako rwa kabiri. Giterane kitaraba, ekiterane kitakabireho, hari terabwoba, hariho ebintu ebirufutera ubwoba byangezeho, bikampika hebe bikoreta ubwobe bengira ngo ntabwo uruterane ruzaba, obwe bikamuganira byamugira ngo ruterane tururabeho, nambwa ngo ntabwo uruterane ruzaba, obwe bikamuganira byamugira ngo tururabeho. ariko ndashimira Imana konka ni nzima rahanga ko hari Imana iri hejuru y'imbaraga zose, hariho rahango ryahiguriye amana, hari imbaraga iri hejuru y'imbaraga z'abadayimoni, rahango ryahiguriye y'amana gemizumu. tuvuge ngo amen. Amen. Umukono gwa ruhanga ni guremera, umukono gwa mukama ni guremera, guremerere byabire nibintero ubwoba, ibyabire nibitezo ubwoba, hati byaremerere. Tuvuge ngo amina. Amen. Tuvuge ngo haleluya. Gamba ho ngo haleluya. So ndashimira Imana kubw'abashumba, ubwe ni nsima ho rahanga habwa abahereza bo mu rutete, abo rutete mwatwakiriye, mwe bare kutwakira. Yesu abahereza umugisha. Yesu abahereza umugisha. Pastor Boaz, ego mukama kumpera umugisha. Amina. Kakusindikire barowa ari kumanyisa uruterane, nkakweta hatukija ndoho uriho ndoho ne kanisa yawe ndoho kama kumpera umugisha, nabande nabakije umushisho go muhere kipapura namweta ne kanisa ye hati yije nibyo waresire bakabenyanjurira kama kumpera umugisha. Amina. Tugambe ngo amen. Amen. Umukazi wa Boaze no bisharahiwe ona roha mwana we katumutereho mu ngaro go mukazi nakusima mama pastor nangwa mucyara wa pastor mukama kwerezo mucisha. Hariho n'abandi bahereza
muka niza kubakira mukandekire konka hati Bowazi nakusima amina webare munonga numanye ntarazo narwanire ziriyo nizigira ngo ruterane turi kuja kuba bakangira ngo nibaza kuntwara mu kihome entarezo zikimutwa no muhereza mumenya ngo muhereza ne wagambire kigambe cyo konka natanga nahereza ye kirango kiri kugira ngo ikiterane cyabo muterere mukamengaro kandi mukama wa ruresi akarutandika naza kuhendera haleluya niruza kuhendera iko kugira ubwoba ndataka cyane mwamiko wambwiye ko besuri he ngeraho nshobewe intege niko kumvijwigiwe ningira iti uru rugendo rwawe nijye warutangije ninangiza rusoza amahoro uwese ku mugongo wanjye ntakizaba uwese ku mugongo wanjye ntakizaba uwese ku mugongo wanjye ntakizaba uwese ku mugongo wanjye ntakizaba. Yesu aguhereza umugisha. Uriya muntu ni umuririmbyi kandi akamberaho dirijante wakwaya. Dirije niki? Umutoza kwaya leader akamberaho kwaya leader n'umwebembezi wa kwaya. Aha akanyebembera akamana akantesa akamwebemberaho yamuhana akamba buro muhana yamutisa uko nakoresha bi aha akanyemeriza ko washyirerwa hagati akanyebe yareba imico ye yamwetegereza. mukama simu. Amen. So rero Yesu aguhereza umugisha. Ubwo Yesu akomugisha. Turashimira Imana kuri uyu munsi. Nutsima rahanga habwizoberi. Umunsi wa kabiri w'igitera. Izoba rya kabiri ryo rukungano. Noneho munyemerere. Mwe nobwe munyikirerezemo. Jewe narindi kuvuga ijambo rivuga ngo. We nabandi yo ningambe kigambe kiri kugira ngo ibyanze kukumva. Ibyayangire kura. Bigomba kumva Yesu. Nibiteye kwa kura Yesu. Ibidafite amatwi yo kukumva. Ebitine matugo kura. Bifite amatwi yo kumva Yesu. Ibyina matugo kura Yesu. Rero Yesu abahereza umugisha. Rero ubwo Yesu abaho umugisha. Kandi Imana bagirire neza. Kandi rahanga bakoreje. Abemeye guteranwa natwe amabuye. Iwe abikirize guterana ni guterwa hamwe bare. Yesu abahereza umugisha. Rahanga bahereza umugisha. Kandi nibiza kwa. Kandi nabyo nibyiza kugira ubugarukiro. Hanyuma munyemerere mbakirireho. Rero ubwe munyikirize mbakirireho nondijo. Mbakirireho ndi. Bakirireho ndijo twemerire. Inyuma yanjye mfite y'abantu babiri. Inyuma yanjye hakiri abandi bantu babiri. Ubundi ni basozi. Kandi ubwe nabaza kuhendera. Bo barahendera. Turaza kwakira abakozi b'Imana. Turaza kwakira abahereza barahanga bo muri iki gice. Abo mu kicwekeki badusuhuzeho. Baturamusiyeho. Batubwira amazina. Batugambira amazina. Mutaza gutaha mutatwibwiye. Mazima mutakataha mutatugambire murabaha muri yabankahi. Abo mu kicwekeki. Tero muri singaro zamani. Yes. Katwaro mushaka kwakira barisa. Mwebare okuyisha. Kandi na Pastor Dickson webare mbyara kazi na timu yawe. Amazina mbanyeta Kato Daniel. Kato Daniel. Ikanisa Nyegarutanga na Shirwensheke. Konka amakaganje garyaha ayibakweta bahigi. Nanye nashanga umushijo guno munywano wanje kandi amanyiseho
nanjye nashanga nashyira icyankerezaho cyarakazi wanjye bamushemize mbe no mukaninye muteke ninye musiki ndi mu kigiku kuko nacho munagenda nitekwa kwikahwa Yesu aguhereza umugisha bado ko nabarire kesha zo mucyarakazi kwabarira naza gutekera umushija tutananyiriza kubarira nyirukageze kugaruka kama abahe umugisha goma Yesu aguhereza umugisha mwinshi. So abandi bo turabazi no muyobozi Dickson no mucyara we. Yesu abahereza umugisha. Umwebembezi Dickson no mukazi we. Yesu abaho umugisha. Yesu abagirire neza. Yesu abakoreje. Hanyuma munyemerere twakire. Hanyuma munyekereze twakire. Kandi tujye twakira ijambo ry'Imana duhagurutse. Kandi buzima tugume twakire ikigambo cya Rahanga twemereye. Tuvuga ngo twakire ijambo ry'Imana. Abana tugamba ngo twakire ikigambo cya Rahanga. Tujye duhaguruka. Tugume twemerere. Dukome mu mashyi. Tutero mu ngaro. Tuvuze akaruru. Tutere nduru. Twakira umuhereza. Tere hakari twakira umuhereza. Rero twakiriyeho umuhereza. Rero bwe twaza kwakiraho umuhereza. Pastor Emma. Pastor Emma. Ne mutabani wanje. Ubwo ni mutabani wanje. Yesu aguhereza umugisha. Yesu aguhereza umugisha. Ndakwakiriye mu izina rya Yesu. Nakwakira mu izina rya Yesu. Ndakwakira mu izina rya Yesu. Nakwakira mu izina rya Yesu. Amen. Yambura uko mbivuga nkabicisha mu ndirimbo ndirimba amashimwe ndirimba amashimwe ndumva umutima wanjye wuzuye amashimwe yambura uko mbivuga nkabicisha mu ndirimbo ndirimba amashimwe ndirimba amashimwe Bane bahereza umugisha Rahanga bahereza umugisha kandi bambika imbaraga kandi abajwe kamani ndashimira Imana yongeye kumpa aka kanya ubu ni isi mahoro Rahanga yongera kumpa akagishaka kandi ndashimira Imana n'abashumba banyakiriye kandi ubwe nasimaho na Rahanga habwa abahereza abanyakira mubaterere mu mashyi